ejo bundi umuntu yaransohokanye angurira inkoko, ejo bundi nari ifi, ejo bundi nagiye ahantu bigenda gutya na gutya. Ibyo bintu agumya abwirwa n'urungano rwe, ugasanga ni ibintu biri gutuma ahinduka mu mitekerereze ye, ahinduka mu mico ye, ahinduka mu myitwarire yiwe. Iwabo batangira no kuvuga, agatangira no kuba yabasuzugura kubera iki, ahita atangira icyo gihe no gutanga ingero ati reba nka runaka, reba uyu nguyu byagenze gutya na gutya, reba uyu afite ibi, reba uyu nguyu afite ibi, reba uyu afite ibi, ariko njyewe nta kintu mu mpereza, nta kintu kizima mungurira. Ugasanga nyine umutima urahagaze. Ariko nagira ngo nkubwire wa mwana w'umukobwa we, nongere nkwibutse nta uhitamo ahavuka. Mana data wa twese uri mu ijuru, Imana y'amahoro, ndagushimye ko kiturinze. Uwiteka ngushimiye ko ukirinze abanyarwanda, abankurikiranye bose ndagushimye ko ubahaye impano y'ubuzima. Izina ryawe rihabwa icyubahiro. Meretse ikiganiro cy'uyu munsi, ukibemo nk'Imana, ukiyobore. Uwiteka buri wese uri bucyumve kigire icyo kimumarira, kigire n'icyo kimusigira. Mu izina rya Yesu urakoze bana natwe, nanjye mbisabye nizeye mu izina rya Data n'Umwana n'Umwuka wera, amen. Ndongeye ndabashuhuje inshuti bakunzi ba Aline 250, mwebwe mudasiba kunyereka ko munkurikirana uko bwije nuko bukeye. Imana y'amahoro ibaha umugisha, njya mbabona muri komenti zanyu, nkababona mugerageza gukora subscribe. Nukuri ndabashimiye cyane, abari Iburasirazuba, Iburengerazuba, Amajyepfo, Amajyaruguru ndetse n'umujyi wa Kigali. Mwese Imana ibaha umugisha mwinshi cyane, kandi ndasuhuza cyane n'abari hanze y'igihugu. Nukuri amahoro y'Imana abane namwe. Uyu munsi rero, uyu munsi nifuje yuko tuganira ku bana b'abakobwa ariko batanyuzwe nuko bameze, batanyuzwe nuko bameze, batanyuzwe nuko babayeho, batanyuzwe n'ibyo babona, ibintu nk'ibyo. Hari igihe umuntu avuka, burya iyo umuntu ajya kuvuka nta muntu uhitamo aho azavuka, nta muntu uhitamo buryo azavukamo, nta n'uhitamo aho azavukira. Uko niko twese twisanze. Wisanga uri mu muryango runaka wawuvukiyemo, uri umwana waho, nuko nyine. Ariko kuri uyu munsi hariho ikibazo cy'abana b'abakobwa bisanze mu miryango runaka, ariko kugeza kuri ubu bakaba batanyuzwe n'uburyo babayemo, cyangwa se batanyuzwe n'ubushobozi bw'imiryango yabo. Akenshi usanga aba bana b'abakobwa bagira twinshi cyane tubakurura, twinshi cyane dutuma bashobora gutandukira, bakiga indi mico, bakiga indi myitwarire itari myiza. Ariko nukuri abana b'abakobwa aho muri hose, ndagira ngo uyu muco turimbure rwose, akantu ko kutanyurwa tugende tukikuramo. Hari igihe uba uri umwana w'umukobwa wenda waravukiye mu miryango iciriritse, wenda iwanyu bakennye batishoboye, ariko ugasanga bagerageza kuguha iby'ingenzi navuga ni ushobora kubona ibyo kurya, iby'ingenzi navuga ushobora kubona imyambaro nubwo itabihenze cyane, ariko ushobora kuba wayibona. Iby'ingenzi mvuga wenda rimwe na rimwe, si kenshi, ariko nka rimwe mu mezi 6 cyangwa rimwe mu mwaka, bashobora kuba bagusohokana nk'abana mu rugo, mukagenda mukarya brushette imwe, wenda buri mwana brushette imwe n'ikirayi na fanta, mugataha. Mbega mu bushobozi bwabo baragerageza. Ariko nk'uko twese tubizi nk'abakobwa tubiziranyeho, uko umwana agenda akura cyangwa uko umukobwa agenda akura, hari ibintu agenda akenera bitandukanye. Noneho iyo ageze mu gihe cyo kureba abandi bana bari mu rungano rwiwe,
uburyo babayeho, uburyo bitwara, uburyo bambara, hari igihe bituma atangiye kumva atanyuzwe n'umuryango arimo, atanyuzwe n'ibyo ababyeyi bamuha, atanyuzwe n'imyambaro bamuha. Kubera iki? Urareba duhura n'abantu benshi batandukanye, tumenyana n'abantu benshi batandukanye. Hari igihe uyu munsi ushobora kuba uri kumwe n'umwana w'inshuti yawe ukamubona na gasakoshi keza, wamubaza utese aka gasakoshi keza kagura ngahe, akakubwira ati ni 30, ese 35, ese 20, ese 15 cyangwa se 10 bitewe. Yakomeza imbere yahura n'undi mwana biganye ugasanga asanze afite inkweto nziza, yamubaza akamubwira uko zigura kumva zirahenze. Ugasanga mbega n'utwinshi abona twiza adafite kandi abona ko nawe tumubereye, ariko agasanga ubwo bushobozi ntago abufite bwo kwiha ibyo bintu, ugasanga ntabwo afite. Ni kenshi cyane uzabona umwana w'umukobwa ahangayikishijwe n'utuntu runaka. Ababyeyi cyane barabizi kuko ibyo bibazo byose barabyakira. Ukumva umwana arakubwiye ngo mama nshaka inkweto iyi, nshaka ipantaro imeze gutya, nshaka boyfriend, nshaka ipantaro ya deshire, nshaka ijipo iforomye uku nguku, nshaka agakanza kanaka, nshaka imisatsi iyi, kuko hari umuntu aba yabibonanye. Ntago ari byo aba yitekerereje, ahubwo hari undi mwana bari mu kigero kimwe aba yabibonanye, akumva nawe arabinyotewe. Ugasanga atangiye kukubwira ngo mama ziriya nkweto wanguriye ntago zikiri hiti, nkeneye inkweto zigezweho. Akazikubwira amazina menshi atandukanye, akakubwira ati mama nkeneye gukoresha inzara, nkeneye kugira inzara nziza. Ibyo bikamubuza amahoro, bikamubuza amahwemo. Akakubwira ati mama nkeneye ibisuko, n'ibintu byinshi, ariko ugasanga muri we arabinyotewe cyane. Kutabikora k'umubyeyi ugasanga ni ikibazo ku mwana. Rero akenshi aba bana hari igihe ndetse uretse n'ibyo banaganira n'inshuti zabo, na w'inshuti ye ari kumubwira sha nge nagiye ku Gisenyi, nge nagiye muri pisine, nge nagiye ahanaha, ejo bundi umuntu yaransohokanye angurira inkoko, ejo bundi nari ifi, ejo bundi nagiye ahantu bigenda gutya na gutya. Ibyo bintu agumya abwirwa n'urungano rwe, ugasanga ni ibintu biri gutuma ahinduka mu mitekerereze ye, ahinduka mu mico ye, ahinduka mu myitwarire yiwe. Iwabo batangira no kuvuga, agatangira no kuba yabasuzugura. Kubera iki? Ahita atangira icyo gihe no gutanga ingero, ati reba nka runaka, reba uyu nguyu byagenze gutya na gutya, reba uyu afite ibi, reba uyu nguyu afite ibi, reba uyu afite ibi, ariko ngewe nta kintu mu mpereza, nta kintu kizima mungurira. Ugasanga nyine umutima urahagaze. Ariko nagira ngo nkubwire wa mwana w'umukobwa we, nongere nkwibutse, nta uhitamo ahavuka, nta uhitamo ahavuka. Uko abantu babona ku iyi si, nta wegeza agira amahitamo avuga ati ngewe nzavukira mu bakire, nta wahisemo ngo ngewe nzavukira kwa perezida, nta wahisemo ngo ngewe nzavuka ndi umwana wa ministry, nta wahisemo ngo ngewe ngo nzavuka ngo mu muryango ngo iwacu bahinga ari aborozi. Nta ubihitamo, ni ibintu twese twisangamo. Rero ikintu nakubwira, ushobora kuba waravukiye mu muryango utifashije, ibyo byo rwose birashoboka cyane, ariko nanone wowe uri kunyumva ushobora kuba imbarutso yo gutuma umuryango wawe uva muri ubwo buzima. Kuba wararikira ibintu uri umwana w'umukobwa, kuba wabona runaka afite isakoshi nziza, yambaye ikanzu nziza, yambaye agakweto keza gahagaze, ntago bivuze ngo bitume umutima uguhagararamo wumve uraryamye ubuza amahoro, bitume rimwe na rimwe byatuma unishora mu ngeso zitari nziza. Ntago ari icyo bisobanuye, ahubwo
mu gihe nimba ibyo bintu bijya bikubaho ukumva ukeneye ibintu byiza ariko ubushobozi bukakwangira, ukumva urabinyotewe ariko ubushobozi bukakwangira, ugomba gutekereza inshuro ebyiri, ntutekereze rimwe, yewe nibiba ngombwa unatekereze birushijeho kabiri, uvuga uti niki nakora kugira ngo ikintu numva nkeneye mbashe kugira iki, mbashe kukibona kandi njye ubwanjye nkiye, ese nabigenza nte, ese naca mu zihe nzira? Izo nzira rero zirahari nubwo zigoye ariko zirahari kandi zirashoboka. Muri izo nzira nakubwira, nimba ukiri mu ishuri ukajya ubona abandi bana mwigana hari ibyo babona wowe utabona, inama ya mbere nakubwira ngo iga cyane, iga, wigushyizeho umutima, wigushyizeho intekerezo, wigushyizeho umwete, wigane imbaraga, ugira amanota meza, ejo cyangwa ejo bundi uzavemo umuntu ukomeye. Nimba ari sogonderi igurangize, nimba ari kaminuza iga ubishyireho umutima, nimba ari masters iga cyane, shyiramo imbaraga, nimba ari doktora iga cyane, byerekerezeho umutima, ntiwite ku biguca intege, ntiwite kuri abo bafite aho bageze, wowe vuga ngo ndashaka gufonda ubuzima bwanjye ku buryo icyo nshaka nzajya nkira. Nimba utaniga wenda kubw'impamvu runaka, ariko gerageza ushaka ikintu wakora kikwinjiriza, ikintu wakora kiguha agaciro nk'umwana w'umukobwa, ikintu wakora cyanahesha agaciro umuryango wawe, ukura amaboko mu mufuka. Kuba wakwirirwa wicaye, kuba wakwirirwa uryamye, kuba wakwirirwa ugize iki, nta hantu byakugeza. Aho ngaho uzahora unyotewe na bya bindi ubona kandi n'ubundi utazabishyikira. Nkwibutsa ko ushobora kugira icyo ukena hakagira umuntu ukikugurira, ariko ibyo ntabwo bihoraho. Ushobora gukenera urukweto kubw'amahirwe ukabona umuntu urukugurira, ariko uwo muntu ntazahora abigukorera, ibyo bizirikane. Nimba uyu munsi wabonye amahirwe yo kugira ngo yo kuba icyo washatse wakibonye, siko bizahora. Biragusaba iki rero? Kura amaboko mu mufuka, ukore cyane, ushaka ikintu cyatuma witeza imbere, ushaka ikintu cyatuma mu gihe hari icyo ushaka cyangwa wifuza wagikora. Ndagushimye rero, ndagushimye wowe ugejeje aka kanya ukiri kunyumva. Ni ukuri Imana y'amahoro iguha umugisha. Kwibutsa ngo nimba utarakora subscribe uyikore kugira ngo niba utaha uzarebe ibiganiro byacu, kandi na comment zanyu ndazikeneye rwose. Bana b'abakobwa bacu turebe yuko bagira ubuzima bwiza kurushaho. Reka dushime Imana rero, byose tuba dusabwa ko Imana mbere na mbere, kandi byose tuba twifuza ko Imana yabidufashamo. Kadushime Imana, Imana y'amahoro ibaha umugisha. Mana data ndagushimye kuko uri uwera, mushimye kubw'iki kiganiro. Hari abana b'abakobwa benshi babayeho uko batabyifuza, ariko ndakwinginze kuko uri Imana yimura imisozi itabimenye, ugira ibintu wimura ku buzima bwabo, ubahe ubwenge, ubahe ubumenyi, ubahe gukora, ubahe gutera imbere, ubahe ihishurirwa, ubahe gusobanukirwa yuko ubuzima bwabo buri mu biganza byabo. Ngaho abanyarwanda twese tugirire neza, umugisha wawe utubeho. Urakoze mubyeyi mwiza, tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, amen.